Imana iguha umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Nitwa Evangelist Gakuru Fabrice, ndi umunyamasengesho nkaba ndi n'umuvugabutumwa. Kanda subscribe ku ibara ry'umutuku cyangwa se ry'umukara hano kuri channel yitwa Mubohore TV. Tuzatangira kunyuzaho ubutumwa mu buryo bwimbitse yahindutse Bohorwa TV ejo bundi kuwa kane. Urebe niba wariyandikishije ukanda aho ngaho handitse subscribe ku ibara ry'umukara cyangwa ry'umutuku na like na commentaire zanyu, ubundi tuzajya tubana umunsi ku munsi mu masengesho ya buri munsi atambuka hano. Haleluya. Yego. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kuko duhuriye muri isengesho rya nimugoroba, isengesho rya nijoro, isengesho ryo kuryama, isengesho ry'uburinzi. Haleluya. Uwiteka ahabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Haleluya, kuko ari umurengezi w'ubugingo bwacu. Reka duhurire muri Yesaya 4:14 tugere kuri 17. Twumve icyo Umwuka w'Imana avugana natwe muri iri joro, twumve icyo Imana ivugana natwe, twumve ubuhanuzi Imana iduhaye muri iri joro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Reka dusome Yesaya 4:14, 15, 16 tugeze kuri 17. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. 15. Ahari bazaterana, ariko sinjye uzaba ubateranije. Uza gukoranaho wese azagwa, ari wowe azize. Dore ninjye urema umucuzi uvugutira umurimo w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. 17. Ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu w'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturukaho ahondi, nuko Uwiteka Nyiringabo agira gute avuga. Haleluya. So abantu rero badasoma ijambo ry'Imana, abantu badasoma Bibiliya, ntabwo akenshi bakunda kumenya uburenganzira bwabo. Itegeko nshinga ry'abarokore ni ijambo ry'iki? Ry'Imana. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Haleluya. Uharanira gukiranuka, uharanira kwizera Imana, gukiranuka no gusenga, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzakure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ry'iterabwoba rya nijoro, za nzozi z'imiruho, za nzozi zihumeka mu byobo, bya bitero byose by'umwijima bikugabwaho nijoro, Imana irakubwira ngo nukiranuka bizagukomeza, bizakurinda. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba byose, kuko bitazakwegera. Ntabwo bizegera umukiranutsi w'Imana, uzaba kure yabyo. Haleluya. Atahari bazaterana, ariko sinjye uzabya gute uzabateranije. Hari igihe abanzi, abarozi, abakugambanira mu kazi, abaguhagurukira mu miryango, bakora inama zo kuguteraniraho, bakora inama zo kukugambanira, kukugirira nabi. Ngo ariko abo bantu bazagwa ari wowe bazize, kubera umuntu wakiriye, kubera umuntu wamenye, kubera Imana wamenye, Imana wizeye, Imana ukiranukira, Imana usenga buri munsi. Ngizo ntama n'abo bantu bazagwa ari wowe bagize gute bazize. Haleluya. Ahari bazaterana, ngo ariko izo nama ntabwo ari Imana izabizishyizeho. Imana ishimwe ubwo Imana izaba itazirimo. Buri inama Uwiteka yaremye cyangwa se Imana yabayemo, iyo niyo nama iri kudutera ubwoba. Ariko inama bakoze, inama bakoze, ngo hari igihe bazaterana, ngo ariko ntabwo ari njye uzajya gute uzaba wabateranyije. Nibaramuka bagukoraniyeho rero, uzagurukira kukurwanya wese azagwa imbere yawe, ari wowe wagize gute azize. Ibi byarabaye kwa Namani. Ni Namani? Hamani na Nuza na Morodokayi na Esiteri.
biriya bice bya gatatu n'ibice 9. Haleluya. Hamani yahagurukiye kurwanya abayuda, arabanga. Umugore we amugira inama ati shaka ukuntu wamwikiza, wamanika icumu ukamwikiza. Umunsi yagombaga kumwiciraho, kumusaba umwami, niwo munsi umwami yabuze ibitotsi. Ngo bamuzana igitabo cy'ubucurabwenge, ngo basangamo hari inkuru ivuga ko Moridekayi yaburiye umwami, inkone z'ibwami zigiye kumwica. Hanyuma nubwo yari umurinzi ku irembo ry'ubwami, ariko birangira agize gute, arokoye umwami ntiyapfa. Umwami aravuga ati ariko uyu muntu yaba yarahembwe, uyu muntu yaba yaragororewe. Ati wapi, ati nimumushake mumuzane tumugororere. Ati ninde uri mu gikari? Ubwo Namani yari yaje gusaba Moridekayi umwami. Ati ninde uri mu gikari? Ati ni Namani. Ati mumbwiraze, umwami akunze kubaha byagenda gute? Bamukorera iki? Ati bamutambagiza, bagashaka bakamwambika impeta y'umwami, bakamwambika imyambaro, bagashaka amafarashi, bagashaka umuntu ukomeye ibwami akagenda avuga ati aririmba mu muhanda ngo umwami ajya gute, akunze kubaha, dore uko bazajya bajya gute bamugenza. Kumva arimo yihanurira umuntu wari ukomeye umwami, wari ukomeye ibwami yari we. Ashiduka yahanuye ati nta wundi muntu ukomeye ibwami, nta wundi muntu ukwiye gukora ibyo ngibyo, ati genda ubikorere Moridekayi. Haleluya. Hatabuzemo na kimwe nk'uko bivuze. Yaraje kumusaba, ahubwo atajya kumutambagiza. Arangije ngo yegera umugore wamubwira ati ibintu bimbayeho, ati mvuye gutambagiza Moridekayi. Abagore bamubwira ati ubwo ari umuyuda ukaba atangiye gucogorera imbere ye, bizarangira unaguye imbere ye. Nayo baramuhanurira kuko byarangiye aguye imbere ye, n'urubyaro rwose bararwica. Haleluya. Yego, urumva iri jambo ryase risohora. Uza gukora nawe wese, Yesaya 54:15. Haleluya. Ngo ahari bazaterana, ariko sinjye uzaba ubateranije. Namani n'abagore be n'inshuti n'imiryango n'abaturanyi barateranye, ariko izo ntama ntabwo Uwiteka yari azirimo. Birangira we aguye imbere y'abayuda, aguye imbere ya Moridekayi na Esiteri n'abayuda bose. Birangira baguye imbere yabo kuko bari bateranye izo nama Uwiteka atazirimo. Haleluya. Nawe inama zijya ziterana ku buzima bwawe ko kurwanya, bazajya bagwa imbere yawe, uzajya ubona batsindwa, basenyuka, baza basaba imbabazi, bananirwa, bajye batsindwa mu izina rya Yesu. Inama bacura ku kurwanya, abakugira Tanzania, abakugira mu Uganda, abakugira mu Burundi, abakugira mu Ruhengeri, abakugira Igitarama, abakugira muri Kongo, abakugirayo kugira ngo bakunanize, baguce intege, bakwambura icyubahiro, bakwambura amahirwe, bakwambura umwanya, bakwambura impano. Izo ntama zose Uwiteka ajya zisenya mu izina rya Yesu. Uwiteka ajya azubika, bajye bagwa imbere yawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Kubera ko uri umukiranutsi w'Imana, kubera ko uri umuntu w'Imana, kubera umuntu wamenye. 16. Ngo dore ninjye urema umucuzi uvugutira umurimo w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Hano Imana yemera kubwira ngo humura, ninjye urema. Uri kukurwanya ni ikiremwa, ariko ngiye kurwanirira ndi umuremyi. Humura, witinya. Umurimbuzi ararimbura nibyo, ariko ninjye ufite ijambo rya nyuma kuri njye. Imana yabwiye Yobu, iramubwira ngo Imana yabwiye Satani, amubwira ngo Satani we, unsabye Yobu, uravuze ngo nta kuntu yatanyubaha kubera ko namuhaye amafaranga, nkamuha intama, nkamuha ubutunzi, nkamuha abana beza. Ngibyo byo bituma nyubaha, genda ubikoreho nta kibazo, ariko stop ku bugingo bwe, stop ku buzima bwe. Genda umugerageze uko ushaka, ariko ntago agomba gupfa. Stop. Muzi impamvu umugore wa Yobu ariwo muntu wasigaye, abakobwa bagapfa, inka zigapfa, ibitugu bikagenda, ariko umugore we agasigara ntapfe? Ni ukubera iki? Ni uko Imana yavuze ngo nicyo gituma azasiga se na nyina, akajya kubana n'umugore we n'umugabo we, bombi bakaba umwe, bakabana akaramata. Buriya umugabo n'umugore ni umubiri umwe, baba umwe ryari? Igihe habayeho imibonano mpuzabitsina, umugore n'umugabo baba babaye umubiri umwe. Yego,
mu gihe ubwo wabonanye n'abantu batanu baba babaye imibiri itanu mu mubiri umwe. Ibyo ni ibindi singiye kubyinjiramo. Niyo mpamvu rero Yobu yagize gute? Umugore wa Yobu atigeze apfa, ibintu byose bigapfa bikagenda bigashira, ariko umugore bakabita bagasigarana. Hari ikibazo abantu bakundaga kubaza ngo ari umwana wawe ngo n'umugore wawe, ngo ari abana bawe ngo n'umugore wawe, ngo wagwitishamo ngo umugore wawe apfe cyangwa abana bawe bapfe, ngo wahitamo iki? Umuntu rero akunda abana be, kavuga ati abana bagenda agasigara umugore yagenda agasigara abana, undi akavuga ati wapi, ati abana bagenda agasigara umugore. Ugasanga abantu baheze mu rungabangaba bitewe n'urukundo nyine rwa famiye. Ariko buriya igisubizo dore kiri muri Yobu. Abana baragiye, umugore utarasigara, kubera ko umugore ni isezerano, ni umubiri umwe n'iki n'umugabo. Niyo mpamvu Yobu umugore atigeze apfa. Haleluya. Umugore amubwira ngo wakanye Imana ukipfira, ati wapi, uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Mu kuboko k'Uwiteka hari igihe tubonamo ibyiza, ibi bije ntabwo twabyinubira. Iyo wahagarara mu gukiranuka kwe, ntihajya kwivuza mu bapfumu, ntiyizera mu bigirwamana. Aravuga ngo naho yanyica, naho napfa aka kanya, napfa ngize gute? Nyizeye. N'ubundi ubuzima bw'umuntu wabyaye n'umugore bumeze nk'ubwatsi. Umuntu arama igihe gito kandi cyuzemo iki? Umubabaro. Ameze nk'ubwatsi mu gitondo bumera, ejo bakabuca bakabutwika bikarangira. Ati natwe nuko nk'uko tumeze, nta mpamvu yo kwiyandurisha iby'isi, nuko nyine bimeze. Yobu ahagarara mu gukiranuka. Haleluya. Yobu ahagarara mu gukiranuka, ati ni njye urema umurimbuzi, namuremeye kurimbura narimbure, ariko itegeko riri kuri njyewe, tigenda umukoreho, ariko wibeshye kumwica, wibeshye ukore ku bugingo bwe. Satani aramugaraguza, amuteza ibishyute, amuteza indwara, amuteza kwiheba, amuteza abantu, arabahagurutsa abamuvuga bamunyega, avuga ati ndiwe nakabaye nihana, ati ntabwo ibyo bintu byabikuriho, uri umucyanutsi, ni ibyaha wakoze. Baramuhagurukira, ariko Yobu akomeza kujya gute? Kwizera. Satani agendera ku tegeko Imana yatanze rivuga ngo ubugingo bwe yibeshyeho gute? Ubukoreho. Haleluya. Ati ni njye urema umucuzi, vuga uti umurimo w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Haleluya. Ahangaha kandi havuga ko hari abantu Imana irimo kugerageza, irimo kunyuza mu muriro, irimo kunyuza mu ruganda, kugira ngo ibakuremo abantu bakomeye Imana ikoresha umurimo wabo. Haleluya. 17 ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzagurikira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu w'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, no Uwiteka avuga. Mu gihe ufite intambara, mu gihe ufite ibibazo, jya usoma ijambo ry'Imana n'isezerano, ngo niwo murage. Umva ibintu Imana yaturaze. Haleluya. Imana yaturaze ko nta ntwaro bagiye bazicura kuturwanya, ngo ariko nta kintu zizadutwara. Haleluya. Haleluya. Kandi hari ururimi ruzaguhagurukira kukubeshyera. Abantu bahaguruke muri karitsiye baguharabike, bakuvuga amagambo mu miryango, bakuvuga amagambo base nkaho baguciye mu miryango, bakuvuge koko, bakuvuga iby'ukuri, ibyo wakoze n'ibyo utakoze, bakubeshyere, bakuburanye, bakugerekeho ibintu, ngo ariko humura, Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Ubwo ururimi rwose ruguhagurukira kukuburanya uzagira gute? Uzarutsinda. Kurutsinda birivuga ni ukuhe? Ibyo wakuvuga ntacyo bizagutwara, nta kintu bizakugabanyaho, ibiro byawe ntibizagabanuka. Bavuga ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Ntabwo Imana izita ku magambo bakuvuga, kuko Imana ntabwo yumva amabwire. Imana ni kumwe nawe, uzarutsinda. Uwo ni wo murage w'abagaragu w'Uwiteka. Intwaro baciye kukurwanya tugiye kuzivunagura mu kanya, nayo jambo tugiye gusengera. Tugiye kuvunagura izo ntwaro baciye kukurwanya, ayo mahembe, ibyo bitega, izo nyabingi, iyo myuka yose bagiye bacura kukurwanya, tugiye kuyivunagura mu izina rya Yesu. Ubwo bugambanyi mu kazi, ubwo bugambanyi aho utuye, izo nzangano, iryo shyari, izo nzika, ubwo rwango, cyo cyangiro, ayo marozi, ibyo byose bagiye bacura kukurwanya, tugiye kubivunagura mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Haleluya. Ndagira ngo niba humva hari intwaro bagiye bacura kukurwanya, hari izo uzaho amakuru Imana yaguhishuriye, hari izo utazi, ndagira ngo nonaha ubwire Imana ngo Uwiteka we, mpagurutse kurwanya,
mpagurutse kuvunagura intwaro zose Satani yacuze kundwanya, ari kumwe akoranye n'abambari we, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Mana yo mu ijuru, wowe ukiranuka, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye ko uri Imana ikomeye, uri Imana ikora ibitangaza, uri Imana ivuga ibintu bikaba, yategeka bigakomera. Tubaze gusoma ubuhanuzi buri mu ijambo ryawe. Uvuganye natwe mu ijambo, uratubwiye ngo haleluya, tuzakomezwa no gukiranuka, kandi agahato kazatuba kure, kuko tuzatinya kubera gukiranuka. Turakwinginga mu izina rya Yesu Kristo, aho bitameze neza mu gukiranuka kwacu, utugirire imbabazi, utweze, udutunganye muri iri joro, utugirire imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Buri muntu wese turi gusengana aka kanya, hari intwaro Satani yacuze kumurwanya, hari intwaro abanzi be, abagambanyi bagiye bacura kubarwanya, abapfumu, abarozi, bakamugira, bakamuteza ibintu bidasobanutse, ariko mpagurukiye kurwanya hamwe nawe mu izina rya Yesu Kristo, no kuvunagura intwaro zose bacuze kurwanya ubuzima bwe. Ndategetse nonaha kubw'amaraso ya Yesu Kristo Nazareti, izo ntwaro zose ndazivunaguye, ndavunagura izo ntwaro, iyo atake yose iri mu mutwe wawe, iyo atake yose iri mu ngingo zawe, iyo atake yose iri mu nzozi, iyo atake yose iri mu magufwa yawe, iyo atake yose iri mu mubiri wawe, ndavunagura izo ntwaro mu izina rya Yesu Kristo. Ndekuye umuriro udasanzwe, ndekuye umuriro kuvunagura no gutwika izo ntwaro z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndavunagura intwaro zabo, ndavunagura ibitega byabo, ndavunagura nyabingi zabo, ndavunagura amahembe yabo, ndirukana buri gitero cyose cy'umwijima cyakugabweho, buri gitero cy'umwijima, buri intwaro yose ya Satani arimo arakurwanisha. Dore marayika Imana yatangiye kuvunagura izo ntwaro. Ndavunagura izo ntwaro baguhagurukije imanza adasobanutse, ndavunagura izo ntwaro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Baguteje urwangara, baguteje kwibagirwa, baguteje agahuza, batwaye ubwenge bwawe, barakwishe, bakwangirije umuryango, ndavunagura izo ntwaro zose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ibyo byose bagiye bagushyiraho, bagiye bakwikoreza, bakwikoreje imitwaro y'abadayimoni, bakwikoreje imiruho mu buzima bwawe, ndategeka izo ntwaro gutangira kuvunagurika kubw'amaraso ya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndekuye ubushobozi kuri wowe, bakira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turavunagura buri ntwaro zose, buri kagambane turagakuraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakuraho akagambane kose, ndakuraho imbaraga zose kuza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko Hamani yaguye imbere y'Abayuda, Esiteri ndetse na Moridekayi, niko nawe bagiye kugwa imbere yawe. Ijambo ryavuze ngo ahari bazaterana, kandi Uwiteka asubiza ababateranyije. Buri nama zose zijya ziremwa kugira ngo zikugambanire, kugira ngo zikurwanye gusa, izo nama turazitesha agaciro, izo nama z'incakura turazisesheje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turica inama z'aba bantu, turica izo nama zihagurukira kukurwanya kubw'amaraso ya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya mu izina rya Yesu. Ururimi rwose rwakubesheye, ururimi rwose rwakurwanyije, umuntu wese wakuvuze, mu izina rya Yesu Kristo, urwo rurimi rwose urutsinde, urwo rurimi rwose turarugobye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Niwo murage wacu, izo ndimi turazitsinda mu izina rya Yesu. Izo manza baguhagurukiriza, izo ndimi baguhagurukiriza kukuburanya, turazitsinda mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Niwo murage w'abana b'Imana, niwo murage wacu wo gutsinda izo ntambara, wo kunaniza ayo magambo ya yo kunaniza izo ndimi zawo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nk'uko Imana yatatanyije indimi z'i Babeli barimo kubaka uwo munara, Imana igatatanya indimi zabo, niko dutatanyije izo ndimi zigezagurukira kukurwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ayo maso akureba, ayo maso akubona, maso y'ishyari turayirukana, ayo maso y'urwango turayirukana ku buzima bwawe. Turicaza konegisiyo zabo, turica amatumanaho yabo, turica ayo maso yabo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndavuze ngo muri iri joro amaso adakwiye kukureba n'akakurebe, utakwiye kuvugisha n'akakuvugishe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Udakwiye kugusura n'akagusure, udakwiye kugusura n'akagusure mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Udakwiye kugera iwawe mu rugo, ntakahagere mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Udakwiye kugusuhuza nakagusuhuze. Izo ntumwa z'abadayimoni, izo ntumwa z'abarozi, abakugenderera bahumanye babi, abakwigizaho inshuti, niwe kagusuhuze, niwe kagendanire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana iguha igitinyiro, haleluya. Imana iguha igitinyiro mu mwuka, ntukegerwe n'ibonetse byose
mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka Mwami Imana yacu, haleluya. Gendera buri muntu wese iri joro, rihinduke ijoro ry'umugisha, rihinduke ijoro ry'umunezero, buri muntu wese akubone mu izina rya Yesu Kristo. Ushyire uburinzi ku miryango yacu, wirukana indwara z'amayobera, wirukana abadayimoni batera abantu nijoro mu nzozi, wirukana ibitero byose byo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka wera turagushimye, turaguhimbaje. Haleluya, 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 haleluya. Imiryango yacu mu mwuka tuyatiyeho amaraso Yesu Kristo. Imiryango yacu tuyatiyeho amaraso Kristo Nazareti. Turategetse, haleluya, mu izina rya Yesu. Haleluya. Amaraso Yesu abe ku miryango yacu, amaraso Yesu abe ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaritse inzozi z'imiruho, duhagaritse ibitero bibyo mu nzozi, duhagaritse ubusambanyi bwo mu nzozi, duhagaritse abantu barara bahekenya amenyo, turukana iyo myuka mibi, abantu barota basubizwa inyuma, turukana iyo myuka mibi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka wera abana natwe, haleluya. Indimi zose zagutya kutuburanya uzitsinde, intwaro zose uzivunagure, haleluya, kuko niwo murage wacu. Urakoze Mwuka wera, turagushimye. Ubane na buri muntu wese, uduhe kugira umutekano mu mwuka, tubisabye Imana byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen, haleluya. Imana ishyire uburinzi ku buzima bwawe, Uwiteka kurinde, Uwiteka kurinde, Uwiteka kurinde, haleluya. Imana ikuvaneho amategeko yose y'abadayimoni, Imana ikuvaneho amategeko yose yakugengaga mu buryo bw'umwuka, haleluya. Uwiteka ashyire uburinzi ku buzima bwawe, kugira ngo umunsi w'ejo uzaba umunsi udasanzwe kuri wowe, uzaba umunsi w'umugisha. Abantu muryama mukabyuka mwavunaguritse ingingo, mwamenaguritse imitwe, mubabara ibitugu, mubara mu gatuza, muribwa mu nda, mutambuka byanga, iyo myuka yose ibicundegaho nijoro, iyo myuka yose ibarara hejuru, ibyo bintu birara hejuru yanyu, ku miryango yanyu, byose turabisenyesha umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Akira uburinzi bukomeye, haleluya. Bamarayika bashinzwe kurinda abantu b'Imana bahagarare nawe kandi babe maso, haleluya. Abo barinzi bakire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana iguye kuba maso mu mwuka, iguha amaso y'umwuka. Babana umurota muri kurya nuko mutabaye maso mu mwuka, iyo babiguhaye urabyanga, iyo abarozi baje bakakugaburira urabyanga, jya ubyanga mu izina rya Yesu. Akira ijisho ryo mu mwuka ryo kubona, abantu babyuka bakabyuka babacinda sago, akira amaso yo mu mwuka yo kubona. Abantu bararyama kumva barimo kubakurura amaguru, akira imbaraga mu izina rya Yesu n'uburinzi. Ibintu byose bigukorerwaho nijoro bijye bitsindwa mu izina rya Yesu. Saa 9 rero tuba turimo gusenga live mu masengesho yacu saa 9 mu rukerera. Turakuraritse uzajye uza ubane natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ku itariki ya mbere ku cyumweru tuzatangira amasengesho y'iminsi 3, haleluya. Tuzatangira amasengesho y'iminsi 3, hanyuma ndatangira kugenda mbabwira intego zayo. Twavuze ngo mutubwire icyo twasengera, ariko abantu mwaracecetse, ntimuzi iyo biva, ntimuzi iyo bijya, wagira ngo nimusenga, mwariturije. Ubwo mwiturije rero, reka dusenge, twebwe twisengera Imana kugira ngo ituyobore mu ntego y'amasengesho, haleluya. Twumve icyo umwuka w'Imana yifuza ko twasengera, reka tubisengere. Wasaga wenda namwe muri kubisengera, ariko tugiye mu minsi y'imbe gutangira tubabwire intego y'amasengesho, ibyo tubasengera, ibyo twifuza gusengera, kandi ndizera nashidikanya ko umwuka w'Imana azabana natwe muri uko kuyategura ndetse no muri ayo masengesho. Hari ibintu Imana izakora bidasanzwe mu izina rya Yesu. Tubifurije kugira ijoro ryiza, kugira umutekano wo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyo mwifuza, ibyo mwandika, biri mu mutima yacu, Uwiteka niwe tubyeretse kugira ngo agire ikibikoraho, kuko niwe mutabazi, niwe Imana twiringiye mu izina rya Yesu, amen.